nyuma y'uko abaye impumyi akaza guhura n'ibibazo by'urushako yigira inama yo kwiyahura. Arimo atambuka agiye kwiyahura mu ruzi, akomeza kugenda akubita inkoni ye rwose kugira ngo imuyobore ku ruzi neza. Amabandiro yiberaga aho ngaho ku ruzi agenda yambura abantu. Umwe arebye abona umugore suriya we noneho agiye kuroba ifi kafite inkoni. Arebye neza abona ni inkoni y'abantu batabona. Ahamagara mugenzi we atumva Santiago, reba kabisa hari umugore noneho niba yayobye, niba agiye kuroba ifi, ariko se umuntu utabona abundi yaroba ifate. Umugore akomeza gutambuka. Ibandi rimwe atari kumva Santiago kutabyuka kandi kukwereka umuntu hariya, ariko ntabwo uzi icyakuzanyira si ukwiba abantu bambuka ahangaha. Ibandi rikomeza kwitegereza, ariko ryo ryari rifite agatima keza. Baritegereza bose, isakoshi iragwa. Ibandi rindira arabibona, sha uriya si ngombwa kujya kumwiba dore arabitaye. Atumva ndindira ahangaha njya kwizanira iriya mari. Nuko ibandi ryagiye kandi komeza rwose kugenda agiye kwiyahura. Ibandi risigaye atumva wimwiba ahubwo banza umufashe, none se ariyahura utaho uziba nde? Yitorera isakoshi. Ibandi ryasigaye rirebye ribona nta kintu amufashije. Umugore akomeza kugenda rwose ajya kwiyahura. Isi yari yaramucanze, afatwa nabi kubera kutabona ngo kandi ageze ku iherezo. Asigaje gusimbuka nuko ibandi ryasigaye ryaje kandi ariko Santiago wenda kubwiye ngo umutabari ubutaho uziba nde, ariko ubundi urashaka iki kindira? Santiago ariko ubundi rikumbaza iki? Umuntu wese nta kindi ngiye ngo bakumukorera usibye kumwiba. Iki nkoze nicyo cyambere kabisa cy'ubwenge. Ibandi rindiro ryitwa Pablo riti ibyo bintu uri gukora ntago ari byo, ni ibikorwa bibi cyane. Uriya muntu rwose ahubwo akeneye ubufasha bwacu, ntabwo akeneye ko tumwiba byonyine. Ubuse amafaranga ye nubwo agiye kwiyahura, ubuzima bwe bwo ntago ari ingenzira. Nibura se yo mukizana yo kayajyana ariko banamukijije. Atariko se ubundi ntabwo uruzi ko ari umuntu nawe utishoboyera. Zana iyo sakoshi se mbanze nyimusubize. Ibandi riranga ati ngiye ntayo naguha. Ati noneho niba wamukunze genda umufashe njyewe ndakere no sakoshi. Santiago arirukanka. Pablo ati none se koko ngiye nkora iki se? Nirukanka kuri Santiago se ngaro sakoshi ngende mfashe uriya se yaje kwirebera umugore. Atuma mabuja rwose ahantu ari kugenda ntabwo hagendeka, wayobye. Nyamara aho yaranyuze yarahaze ashaka kwiyahura. Ari igihe umuntu ahora n'ibibazo akumva icyo asigaje ari ukwiyahura, ariko nanone ntabwo aba ariwo muti. Ibyiza babiri imbere. Nuko Pablo yaraje afata umugore atumva itonde wayobye rwose asubira inyuma. Ati ye Mana ishimwe pe, wari ugiye kugwa ahantu habi. Akomeza kwitegereza umugore afashije. Umugore yarishwe n'agahinda nta no kuvuga. Pablo ati rero rwose Mana ishimwe kurokotse, naho ibindi ntabyo nitayeho ngewe. Gusa n'ubundi kubera ko umugore atabonaga ariko yarumvaga neza ibintu byose bavugaga ari kubyumva. Abaza umusore ati none kubera icyo umfashije? Umusore ati byose byo ni inshingano zanjye nyine nk'umuntu w'umuturage, ntabwo nabona mugenzi wanjye ariko kugubwa nabi ngo mwihorere. Ati ese kubera icyo utankora ibi nk'ibyo mushuti wawe yankoreye? Ati ni ukuri rwose ku iherezo ry'uyu munsi ibintu bya mbere bibi gusa. Urakomeza kwitegereza, si kubanza atanabona iyi nkoni si y'abantu batabonara. Azunguza ibiganza mu maso ngo arebe ko umugore ahindukiza amaso. Reka ntabwo abona. Ati none ko nduzi utabona ubwiwe n'iki ibyo inshuti yanjye yagukoreye? Umugore ati kuba umuntu abana n'ubumuga bwo kutabona ntabwo bivuze ko atamenya byose biri kumubera iruhande. Pablo ati noneho wihangane kabisa, biteye isoni byakubayeho, umbabarire kandi cyane. Ngiye gukora cyane ku buryo isakoshi ndaza kuyikugarurira, kandi ndakwizeza ko rwose ndaza kuyigarura. Umugore ati iriya sakoshi ngiye ntabwo nikeneye rwose habe na gatoya, ntacyo ibyayo bimbwiye. Umusore ati ngo guki? Yewe unyihanganire pe, ndumva ibyayo bitoroshye. Noneho rero ndagukijije, wari ugiye kugwa mu ruzi, reka nigendere. Nuko umujura kandi yigendeye. Ariko amagambo yose yabwiraga mugenzi we umugore yayumvaga. Ati none ntabwo ushaka kuyobora kampanira ko numvisha ufite agatima keza? Umusore yumvisha bya kampani. Kampani se? Asubira inyuma aza kureba umugore. Uvuze ngo iki? Urashaka kunkinisha se? Umugore ati oya ntabwo ngishaka kugukinisha. Ibandi rikomeza kwiyumvira ati yawe byare byiza cyane guhura nawe, ariko ngiye mfite ibindi birenze byo gukora. Ndashaka kujya kwiba abandi. Wowe ntabwo uri umuntu wo kwiba rwose, uri umuntu wo kugirirwa neza. Reka nigendere kandi iyo mikino yawe ngo bya kampani ntabyo ndimo. Umugore ati ariko rero nugenda nanjye ibyo wari ugiye kwanga ko nkora ndabisubiramo. Umusore biramucanga, yanze kwiyehora aramubwira ati ngenda bisubiramo. Umusore ati none se niba ashaka ko mutabara byanyabyo koko reka ngaruke numve. Aragaruka ati ariko
ubwo buryarya ushaka kunzanaho ni buryarya nyabaki? Umugore ati ntabwo ariko bimeze. Umusore ati none ndagumana nawe ntacyo, ariko wowe kwiyahura nk'uko ubishaka rwose ndagumana nawe. Umugore ati rero urakoze cyane, mbere y'uko ngira ibintu nkugenera ibande riti ngo nguki ibyo ngenera biri hisi. Umugore ati wituza ariko nta kibi ngiye nshaka gukorera, ndagira ngo unyizere, reka tugende. Kuva uyu munsi mfata akaboko ntusige, kubera ko ngiye rwose nari ngiye kwiyahura, n'ubundi nonsiga ndasubirayo niyahure, si wowe wanzanye aha nonsiga ndiyahura. Ibande ryafashe umugore rimujyana hari bwiye, rimugeza mu rugo iwe. Yari umugore w'umukire cyane. Ibande riti se ahangaha ndahibikira, ariko yowe ntabwo namwiba pe. Umugore amuzanira imyenda myiza cyane, kositime. Ati banza wambare ino myenda, ibyo ushaka kukubwira ndabikubwira hanyuma. Ibande rirayakira riti none kumpaye imyenda ndayambarira hano muri salose? Umugore ati uyambarira aho ushaka, ushatse wanayambarira ahangaha, njya se ubundi ko ntariba ngo ndakubona. Ibande riti ngewe ndashaka kujya muri dushe nibura bariho nambarira pe. Ese dushe yawe iba hehe? Umugore amubwira ati aho ngaho iburyo kata gutyo. Aharebye abona ntabwo ari kuyibona. Ati none se ko nyibuze? Ati komeza imbere. Ariko umugore inzu yose yari ayize nubwo atabonaga. Nuko kandi ibande ryagiye, umugore nawe yakomeza gutegereza, nuko yagarutse yaberewe neza. Ati yewe ndabona nabirangije pe, uri kubona ni gusa ntese kandi bari kubaza ntareba. Arahaguruka aramuseka cyane ati yewe wambabarire nibagiwe pe, nibagiye kutabona n'ubusazi. Umugore nawe biramusetsa cyane. Umugore ati yewe ntuhangayike nyine ariko uransekeje pe, yewe uri icyana cyiza gusa, utumye nanjye nisekera pe. Ibande riti none ko umaze gusa neza ndakurikizaho iki? Hagiye gukurikiraho iki? Umugore ati ntuhangayike, ngiye kukubwira aho kujya kandi nkubwire n'icyo urakora tugezeyo. Nuko babyemeranyijwe rero, nuko bagiye kandi gahunda nuko ibande nirimurekura arasubirayo yari agiye kwiyahura, ko rwose yumvaga nta yandi mahirwe y'ubuzima asigaje. Ariko buryo uko byagenda kose amahirwe aba ahari, wowe icyo usabwa gusa ni ukutiheba. Bageze rero kuri kampani, umugabo akaba ari kumwe n'undi mugore. Bagiye kubona babona umuntu arahingutse kandi batabiteganyaga. Ahinguka ari kumwe n'umusore mwiza cyane. Umugabo ati uriya se uriya ni wa mugore wanjye uje mwihorere, katabona se ngaratubona. Nuko yaje kandi umuntu utabona aba yumva cyane, n'akayaga kari aho hafi abakumva, ibibera hafi ye byose ababyumva kandi abizi. Nuko bakomeje gusomana rwose bamuca inyuma, ntabwo bafite kubera ko bari bazi ko atabareba. Ariko ibande ryo ryababonye ikunabona bagezeho. Umugabo atumva buretse kabisa ibyo turimo, buretse. Urati none kuri muramu wanjye ukaba wansabye ngo nze kuguhereza impapuro zino kampani, bimeze ko turacyazishaka se? Umugore arabyumva. Ni ukuvuga ngo umugore wacaga inyuma utabona yari mukuru we. Mukuru w'umugore yashaka kumutwara umugabo we, yaraje arabasuhuza ticamusekiza rwose. Mukuru we ati murumuna wanjye se umeze ute? Utabona ati none se wowe muvandimwe wanjye bimeze gute? Umugabo ati sheri ntabwo natekerezaga ko uyu munsi uraza ku kazi, byagenze gute, wahageze ute? Umugore ati wabitekereje nabi rero, naje kandi nje gukora ikintu gikomeye ahangaha. Umugabo ati none se switi ubundi uwo mugabo muri kumwe ninde? Wamumbwira nkamumenya. Urato uyu nguyu se? Uyu nguyu niwe diregiteri mushyashya w'iyi kampani. Umugabo araseka cyane ati nguki ntabwo nakomvesha kabisa. Umugore nawe ati rwose umva murumuna wanjye, ibintu uri kuvuga ko tutari kubyumvara, byagenze gute? Ko diregiteri yari no mugabo wawe Christian, byagenze gute? Umugore ati rero ngo noneho ntabwo ari we ukiri diregiteri, uyu musore turi kumwe witwa Pablo niwe ugiye kuba diregiteri mukuru. Kandi n'ibande ntiyanize gusa afite umutima wa kimuntu. Ariko mabuja noneho ibintu uri kuvuga nawe birakugusha mu byago, ushatse wakwitonda. Ntabwo ngiye nifuza kuguteza ibibazo mabuja, umva ndagira ngo rwose ibintu uri kuvuga ubanze bisobanukirwe neza, uticeceka se ngenzi ibyo ndimo. Umugabo ati noneho reka dusigare twenyine, uwo musore wazanye none umugore turi kumwe batureke tubanze tuvugane. Ati sibyo rata muramukazi wanjye. Ibande riti niko bimeze, mubanze mwumvikane. Mukuru utabona ati ariko mubitekerezeho neza ibintu murimo, kuko birakomeye kandi naya murumuna wanjye umenye kino kampani rwose niya papa, nanjye ngomba kuyifataho imyanzuro. Ariko nanone papa wabo yari yaragize utabona umuyobozi mukuru kubera ko arazi ko bashobora kuzamuhohotera. Mukuru utabona rero araza atumva murumuna wanjye, nuramuka wumva hari igitekerezo wansaba uze kumbwira rwose. Nuko yagiye umugabo, nuko yegiye rwose kugira ngo aze kuryarya
ati rukundo rwanjye ndagira ngo rwose wihangane, ariko nanone umbwire ese uriya mugabo muri kumwamukuye hehe? Ngaho mbwira ese ubundi uramuzi byatuma wumva wamugira diregiteri w'ino kampani? Njyewe nibura kuno mugore turi kumwe mukuru wawe ari inshuti yacu, ubundi wowe uriya bimeze gute? Umugore ati rero turaziranye njyewe, nanjye ni inshuti yanjye magara nk'uko nawe ufite inshuti yawe magara. Ufite inshuti yawe magara mukuru wanjye, nanjye nibona inshuti yanjye magara y'umusore. Ariko umugabo ntabwo azi ko uwo musore ari ibandi igihe yamukije agiye kwiyahura, kandi koko ni inshuti magara, inshuti yamukirije ubuzima. Umugabo ati ngo iki ni inshuti yawe magara? Ntabwo mbyitayeho rero, wabikunda utabikunda njyewe umwanzuro wafashe ntabwo nawemeye. Umugore ati rero mva nkubwire, nanjye simbyitayeho wabikunda cyangwa utabikunda, ku mwanzuro nafashe ntabwo ngenda hinduka. Ndabizi neza kuriya Pablo azabikora neza, we azaba diregiteri w'ino kampani neza. Ntiyabonaga ariko ibyo umugabo ashaka kujyamo byose yari yatangiye kugenda abimenya. Umugabo ati ngo iki ntabwo ibyo bintu byumvikana, we ntibinasanzwe, nta n'uwabyizera. Ni gute wakwizera umuntu udasanzwe nk'uriya utanazwi ukamwizera kurenza kandi umugabo wawe? Umugore ati ngiye namaze gufata umwanzuro rero, kandi ntabwo ndahinduka. Ngomba gukora akazi kanjye, akazi data yansigiye, kampani nkayiyobora neza, ubuzima bwanjye nabwo nkabuyobora neza. We uwo mwashakanye icyizere wamugiriye yagipfushije ubusa, ahinduka nk'abandi bose. Ariko wowe ureba akantu gakuru, niba ufite umukunzi akaba yarakwizeye, icyizere yakugiriye ntukagipfusha ubusa, ntugashake kukibyaza umusaruro mu nyungu zawe bwite we ngo umujugunye. Ntabwo nabyizera kabisa. Ibintu n'umugore atangiye kunkorera, atangira kwibira ati ariko tuza we, nubwo bakwatse inshingano ariko gahunda zawe zizacamo. Atangira kwikanga. Hari igihe umuntu warasuzuguye ngo uriya ngo naramwifatiye, hari igihe aguhindukana bikakuyobera kandi bikagucanga. Ngese ko narenze ko ari umugabo wanjye ngo namwifatiye ngo nta hantu azajya, barakubeshye. Ngese ko narenze ko ari umugore ngo namwifatiye ngo nzi ko nta hantu azajya ngo nta wundi muntu wamukunda, barakubeshye. Aba hari burya kandi yaza agakosora amakosa yose uba waragiye ukora. Uwimye agaciro yakamuha, uwo wababaje yamushimisha, uwo wasuzuguye yamwubaha. Igihe cyose umuntu agihumeka aba hakiri ibyiringiro. Ibandi rero ryaraje mu biro kandi ibyo utabona rirakomanga. Ati none mabuja ese nakwinjira? Mabuja ngo mu biro nciye pasoni. Ati rwose ni karibu. Ibandi riti none mabuja, yewe rwose ndagushimiye ku bintu uri kugenda ukora, ku cyizere wangiriye nacyo ndakigushimiye, ariko ntabwo byoroshye. Ndagira ngo unyizere, nta kintu na kimwe ngewe nzi gukora ku bigendanye n'inshingano uri kugenda umpa. Sinanize rwose no gusoma, simbizi neza, ubuse kuyobora nzabishobora. Umva nta na video nibura na 20 narebye kuri YouTube z'ukuntu bayobora, ubuse biragenda gutera. Ndeka nibura mbanza nje kwiga nigire kuri YouTube nibura, urate icyo ukeneye cyose ngiye nzakikwigisha. Ibandi riti none utabona ibyo bintu byose byinshi wabimenye ute? Umugore ati byabaye iyi kampani ya papa wanjye yangishije ibintu byose bigendanye no kuyobora no gukora no kwiteza imbere. Ibandi riratuza riricara. Umugore ati rero nagushyize muri inshingano kubera ko maze kwiyumvisha neza ko umugabo wanjye bitamukwiriye kandi ntago ari ibintu akora neza. Nkeneye undi muntu wo kwizera kandi umuntu uzajya ambwira buri kimwe kiri kugenda muri no kampani. Ibandi riti ngo iki urakeka ko ngiye ndi umuntu wo kwizerwa? Uri kubona ngiye ndi umuntu ukwiriye icyizere? Umugore ati urumva iyo utari umuntu wo kugirirwa icyizere nawe uba wambabaje nk'uko mugenzi wawe yabikoze cyagihe yantwariye isakoshi, ariko wowe nabyumvaga ibyo warurimo byose, wowe wagumanye nanjye kandi uramfasha urankiza. Ibandi riti none kuvuga ibyo rero ngaho mbwira, ubundi piri wari uri gukora ni icyo wari ugamije? Nabonaga wayobye kandi inzira usanzwe yize uri kujya ahantu basimbukira mu ruzi, ni icyo wari ugamije? Nabonaga ugiye kwirohamo pe. Umugore ati niko bimeze. Umugore ati rwose nawe unyihanganire, ntabwo ashaka kugira ibintu byinshi mvuga kuri biriya bintu. Umugore ntashaka byinshi bivuga ariko yari agiye kwiyahura byaramucanze. Ibandi riti nta kibazo reka nkureke twe kwivuga ariko umbabarire nta kundi. Yewe unyihanganire pe, nanjye urumva nyine ntago ndi kumva ntekanye muri ibyo ngibyo. Umugore ati nta kibazo nawe ariko ntugire ikibazo. Ibandi riravuga riti none uyu mugore mubwire ko nabonye neza ko umugabo yari ari gusomana na mukuru wera cyangwa mwihorere. Umugore yumvisha rero umugabo atari kuvuga ati se kutavuga hari ikitagenda neza ra? Ibandi riti urumva ikintu cyabaye nyine kirahari ariko giteye ubwoba, ari byo nabonye pe. Umugabo nawe yamaze kuvugana kandi n'umugore we mukuru. Umugore aragaruka, se ko mwamaze kuvugana ntumbwire ubundi murumuna wanjye nawe harimo ikihe kibazo?
umugabo ati urumva nabikubwira hiki, nanjye natunguwe nk'uko nawe watunguwe, ariko urabizi uzi ko ibintu byose ari gukora bishobora kutwangiriza umupango. Umugabo ati niko bimeze, ndabizi nanjye ubu ngubu ndimo ndatekereza ikintu nabikora ariko cyanyobeye. Bakomeza kwiyumvira bose birabacanga, umugore yabatunguye. Atari ku bundi we kuri murazenguruka aho ngaho washishitse ugahagarara, nawe uri gutuma numva ndi gutuma umutwe kurushaho. Umugore ati umenye ko buriya niba atangiye gukora biradutunguye, hari ibyo ari gukeka kuri twebwe. Umugabo ati ngiye numva ntacyo, iyo agira icyo adukeka aba yarabimbwiye, nyamara byose arabizi, n'akayaga gahise mu nzu cyangwa mu biro aba kumva neza. Umugabo ati nuko bimeze rero, ariko nawe ugomba kumfasha ukumvisha murumuna wawe ko agomba gusinya impapuro turi kumutekera imitwe kugira ngo ino kampani twegurirweho kandi tunadiforusa bari we twibanira. Barashaka kumujugunya. Umugore ati ibyo bintu ntabwo ari byo, ariko kandi binabaye ibyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Urakeka ko kubona ziriya mpapuro za kampani none tukabona yanazisinyeho, urakeka ko ari ibintu byoroshye? Ariko ngiye hari igitekerezo mbifiteho, kandi umenye ko natazisinya iyi kampani ntizaba iyacu, nta nubwo tuzasezerana. Gusa urumva bizagenda gute? Ubwo nyine bivuze ngo sinzigera nkubera umugabo, n'iyi mitungo ntizigera ikwegurirwaho. Umugore ati yewe tuje aho rwose ntabwo nanjye nabyemera, ngiye gukora buri kimwe gishoboka izo mpapuro tuzibone kandi azisinye, ubundi nkwegukane. Ahateriga rukundo rwanjye tuza, mbe ndi kukumasa se, mbe ndi kugusoma se, nkujyane kuryama se, nkujyane koga se, ngukorere iki, ndashaka kutuza. Aha turumva nyine ibingibi turimo turagenda tubyungukiramo. Mpere hano ku kaboko se, mpere ku kaguru se, bigende gute? Umugabo ati ariko rwose nawe butuje, uyu mwanya se aka kanya urumva ari ibyo ngibyo twajyamo, ubu tubifitiye umwanya ra? Uriya muvandimwe wawe yashobora kuza akadusanga aha ngaha, umenye ko nawe ari muri ino kampani, ariko urumva ntabwo abona, ntabwo yatubona. Reka twikomereze rwose. Umugabo ati ntabwo we yatubona, ariko umenye ko yazanye inshuti ye aha ngaha, iriya nshuti yatubona, urabyumva? Umugore ati ngo ki, ariko ibyo ngibyo ntubihangayikire, bose nabo bari mu biro byabo we, natwe reka tujye mu biro byacu, bose uzi bari gukora ibiki. Umugabo arikanga ati ngo ki, ngo bari kumwe mu biro, ubwo bo ntibari gukora nk'ibyo natwe tujya dukora iyo turi aha ngaha mu biro? Umugore ati ngo ki, ntumbwire ko utangiye gufuha se, wafuhira umuntu utabona wowe nta rusoni? Umugabo atangira gufuha koko, ati ibyo nizere ko bitashoboka pe, nawe yabona umuntu umukunda se, umuntu umwitaho, reka njye kureba. Umugore arahamagara ati ariko ugiye hehe wowe, niba bari kumwe waje natwe tukaba turi kumwe, kuri kujya hehe wagarutse? Umugabo aragenda yafushye. Tugarutse mu biro rero ko utabona, atangira kubaza umwizerwa we Pablo ati se ibyo bintu ushaka kumbwira ni ibiki wabonye? Ibandi ritangiye kumbwira ati ngiye nabonye uriya mugabo wawe. Umugabo arinjiye ati sohoka ngaha se, ndashaka kuganira n'umugore wanjye. Urimo aravuga ibiki? Shaka umuteretase nafushye. Nanjye na wundi ngo yabyara umuhungu sha, kandi nanjye na wundi ngo yabyara umukobwa nanone. Niba ari umuhungu uri kugutesha umutwe uyu mwanya, hari undi wabyaye undi nanone, kandi niba hari umugore uri kugutesha umutwe uyu mwanya, hari undi mugore wabyaye undi. Umugore aratangira kuvuga ati umva rero umugabo wanjye nkubwire, umenye kuri ya Pablo ni diregiteri mushyashya, ugomba kumwitondera ukavuga make kandi ukamwubaha, ukamuha icyubahiro akwiriye. Itonde umenye ko ari diregiteri mushyashya, ubu ngubu baragutegeka ashatse yakwirukana. Pablo arabyumva, ibandi ryiberaga ku ruzi munsi y'igiti ryabaye diregiteri. Umugabo ati bwana diregiteri Pablo, ese mwaduha akanya iminota mikeya tukaganira n'umugore wacu? Turabinginze rwose muduhe umwanya. Diregiteri mushyashya ati yego rwose, umwanya ndawubahaye, muganire gatoya, ariko ibingibi ni ibiro bya diregiteri na manager mukuru. Diregiteri mushya nuko yasohotse, ibandi se wagize ngo Imana ntigere gutya ikazamurira umuntu intera kamutunga inkoni. Uwari ibanda akaba diregiteri, uwari insuzugurwa akaba nyakubahwa. Umugore ati none ngaho mbwira rero uri kunshakira iki, nibyo ushaka kunsobanurira? Umugabo ati ngiye ikintu ushaka kubaza rero, ese kubera icyo uriya mugabo wazanye ngo abe diregiteri ari kumwe nawe ubundi? Ntabwo ngiye mbishaka, ntabwo mwifuza kabisa. Umugore ati ngiye nta mpamvu nimwe kugusobanurira imyanzuro yose mfata. Umugabo ati ariko wambwiye n'ibiki uri kujya mbere kuri uriya mugabo? Urimo uraca inyuma se mufatanije ra? Ariko ubu uratekereza ko ndi umugore umeze ute? Urabizi neza ko nigeze nguca inyuma se byo? Ngewe icyo ndi gukora kimwe no kuriya mwizeye nta kindi, kandi utagira ibindi wongera kumumbazaho. Sinde kuguca inyuma, ahubwo ndamwizeye kukurusha. Umugabo ati none bivuze ko ngewe utanyizera se? Umugore ati ndakwizera nawe rwose uri umugabo wanjye, ariko nanone ngewe icyo nshaka ni ukugira ngo ngire inshingano nkugabanyiriza, kugira ngo nibura uhumuke ku maso kandi wongere umenye uwo ndiwe unyiteho. Umugore amubwiza ukuri, ariko nyamwanga kumva burya ntabwo yanze no kubona, kandi burya amatwi ari mwirariye nayo ntiyumva.
ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva, ariko burya n'amatwi ari mu irari nawe ntiyumva, ariko n'amatwi ari mu rukundo nawe ntiyumva. Utazibeshya ukajya kugira inama umuntu uri mu irari cyangwa uri mu rukundo, reka ntabwo yakumva. Umugabo ati none icyo uri gukora cyose ugamije kugira ngo urebe ko nabona umwanya wo kukwitaho? Umugore ati bimeze nkabyo, nyamara ibandi ryamutabaye yaragiye kwiyahura, yashaka kubaka umuryango ariko umugabo we abivamo, ashaka kumubyaza umusaruro. Umugabo ati rero urukundo rwanjye rwose reba pe, urumva ndabyemeye, naragusuzuguye, nagutesheje agaciro, ariko ubu ngubu ndagusezeranya ko niwongera ukampa amahirwe ukansubiza uriya mwanya w'ubudiregiteri, buri kimwe kizagenda neza, nzakwitaho, nzajya nguterura ngutware rwose, nkugendesha ahantu hose, ngusome nkuhagire, byose bizagenda neza. Ariko ni amaco y'inda, amatwi ari mu irari ntiyumva. Umugore amwibira ibanga ati ngiye impamvu ari kukwegezayo ni uko ngukeneye, ibi ngibi biri kuguma amaso bigatuma ujya mu bandi ukansiga kandi ugashaka no kumemukira. Umugore ati rero ntabwo mbizi, ibyo bintu uri kumbwira ngo ayandi mahirwe ngo uzanyitaho, ngomba kubanza nkabitekerezaho neza. Ubu ngubu ngiye mfite ikintu ngomba gukora gikomeye kibanga, noneho turaza guhura nimugoroba tubivuganeho. Ngo kandi ni manager mukuru aravuze ati mva n'iruhande, ayo mahirwe uri kunsaba ko utabimenye kare, nta bwenge wagiraga se? Umugabo yakomeje kwitegereza umugore ibintu arimo arakora, ubwoba buramutaha, yakoze ibintu atamubwiye kandi bari barashakanye. Ati sha wa mugore we ngo rishari wanjye urambona, turabonana turahangana, iyi kampani ya sose ngiye ntabwo twasezeranyisha, ariko burya ngo ibintu by'imirage ntabwo ngo biba biri mu mitungo yo kugabana. Umugore rero yavuye mu biro, ibandi riraza ati rwose umva mabuja ihangane, nawe ni njyewe diregiteri w'ibandi wizeye, nyemerera rwose ngufashe, ntabwo ngiye nakwemera kugenda usitara ukurura inkoni kandi ndamaso yawe, icyizere wangiriye reka nyikoreshe. Turakoze cyane rwose, none warese tukigenera gufata icyayi, reka tugende dusangire icyayi, hari ikintu ushaka no kukubwirirayo gikomeye cyane. Ati ntacyo, noneho reka tugende uko ubishaka, ngiye se ko ndahangaha ndi iruhande rwawe, iyo nagukwese ishaka ko uzasubirayo nzakuguma hafi. Nuko kandi bagiye, ariko umugabo we byakomeje kumucanga, akomeza kugenda bakurikiza ijisho kugira ngo arebe ibyo barimo. Ishyari ryamwishe, ariko n'ubwoba bwamwishe, yamaze kubona ko burya na nyina y'undi yabyaye umuhungu, ibyo yiyemeraga amaze kumenya ko atari we mugabo wenyine, kandi nanone n'umugore witwara nabi ku mugabo umukunda nawe ajya amenya ko atari we mugore wenyine. Akiri muri ibyo rero nuko mukuru kandi w'umugore utabona yahageze. Atari koko nuzi wagize ubwoba byagenze gute? Ntumbwire ko ari ishyari riri kubigutera pe. Umugabo araseka ati ishyari nyabakize, wenda agashyari ndagafite, ariko se urabizi neza ko ngiye muri mwana wawe ntigeze mukunda, ntabwo nigeze mwishimira kuva na kera, ikintu cyankuriye kuri we ni amafaranga ye gusa, urabyumva? Umugore ati none ngiye rero ngufitiye amakuru mashya kandi meza, waretse nkayakubwira se? Umugabo ati ngukiye ayahe makuru se? Wababonye se impapuro z'umurage wa kampanira bahaye uriya mugore? Umugore ati oya ntazo nabonye, ariko nabonye umunyamategeko, uwo munyamategeko we ashobora kubidufashamo. Turumva nyine ni ibintu bizaduhenda cyane ariko bizakunda. Umugabo araseka ati nuko bimeze se? Barabizi ko ngiye byo kuvuga ngo amafaranga ntago ari ikibazo, kubera ko murumuna wawe afite amafaranga menshi cyane agiye akura muri kampani, urabyumva? Kandi konti za kampani zose ndazizi, n'amapassword yose ndabizi, mfite n'uburenganzira bwo kugenda nkabikuza, si byose? Yego rwose sha, ubu ngubu vuba ahangaha uzabona nyiri no kampani n'ibifaranga byose by'uriya mugore n'amakonti byose. Umugabo ati niko yemeze, kandi nimara kwibona uriya mugore murumuna wawe nzahita mwirukana, n'uriya mudiregiteri we bazajyane. Umugore ati nuko bimeze, ariko hari ikintu utari kwitaho kandi nanone nubwo ari gitoya ariko kirakomeye. Umugabo ati ni ikihe se? Izo mpapuro umenye kuri uriya mugore agomba kuzisinyaho, ntabwo nzi ibintu uzamubeshya kugira ngo akunda bisinye, ndi gutekereza ko kubera ubwenge bwinshi afite ashobora kutabisinya. Umugabo araseka cyane ati nguki, urumva se ngiye yananize iki? Rwose ngiye ibyo ngibyo nzabyikemurira, nzabikora ahubwo banduzane nanone kubyishima ahangaha mbanze numve. Nuko bagiye kubanza kongera kwishima, ati tugenda ahubwo tujye n'ahantu hiherereye twishime neza, ubundi nkwereke icyo gukora. Nuko kandi bagiye, umugore ndetse na dogiteri w'ibandi bageze aho kunywera icyayi. Ati wakoze cyane kuba wamperekeje kandi ukanzana ahangaha kugira ngo dusangire kandi tuganire. Ati yewe namwe murakoze cyane mabuja. Mabuja ati none ngaho mbwira cya kintu wari wambwiye wari ugiye kumbwirira mu biro, ubu ngubu ahangaha turatuje nta muntu uraturogoya. Ibanda riti nyikubwire se? Mabuja barabizi rwose ko nkubaha cyane, ntabwo ndi gutekereza ko ari igitekerezo cyiza cyo kuba nakubwira ibyo bintu kuko ni ibintu bibabaje.
mabuja ati ngo nguki kubera iki se? Ariko urabizi ko ngiye nawe tugomba kwizanana kandi tukabwizanya ukuri. Diregiteri mushya ati urabizi se, ngewe niboneye n'amaso yanjye umugabo wawe arimo arasomana na wa mukuru wawe. Ni ibintu bitangaje pe. Umugore ati ndabizi, sanzwe mbizi neza ko umugabo wanjye anca inyuma ndetse akabikorana na mukuru wanjye, ndabizi cyane rwose ibyo ngibyo. Ibandi riratungurwa ngo nguki none wabimenye ute se? Ati n'iki gitondo maze nabimenye wowe uravuga. Ati kandi niyo mpamvu burya wambonye ku ruzi nanjye gukora ikintu cy'ubugoryi. Ibandi riti niko bimeze se? Yewe ushobora kuba ari ibintu bigukomereye pe. Siko bimeze, niko bimeze birankomereye. Nagerageje buri kimwe ku mugabo wanjye ariko nta kimwe cyakoze, nta nubwo yigeze anyitaho kubera ko atanashaka. Nashatse no kujya kwivuza amaso ariko nabyo yarabyanze arabirwanya, ntabwo ashaka. Ibandi riti wihangane mabuja. Umugore ati nta nubwo yifuza ko njye nazapfa nongeye no kongera kureba kugira ngo azakomeze aca inyuma ne kuzajya mbibona, kandi nanone akaba ashaka no kubikorera no muri kampani yanjye. Agahinda ke niko kari kagiye gutuma yiyahura akora ibintu by'ubugoryi nk'uko abyivugira. Ati nanjye ntabwo nabyizera pe. None se uri umugore mwiza cyane, urasa neza, kandi nanone ndagira ngo njyewe unyizere. Ibyo ndi gukubwira nuko kuri ndabizi neza ko ufite ubwenge, uri umuhanga, kandi ngenzi neza ko mu minsi mike uraza kwivamo amahoro. Ibi ngibi uraza kubitsinda rwose. Umugore ati rero ibyo uri kumbwira njye ndi kubyumva ko uri kubivuga kugira ngo tume ngubwa neza gusa. Njye ndabizi ko ntari mwiza, naba ndi mwiza se mugabo wanjye akangira uko nguko? Turambeshya ntabwo ndi mwiza. Bandete wibeshye rero, uri umugore mwiza cyane, uri umugore kandi usa neza, uri mwiza muri byose. Ahubwo nkubwije ukuri, kuva navuka no bwa mbere mbonye umugore mwiza mu buzima bwanjye. Umugore ati rwose umva diregiteri nawe ntuko maze kuvuga ibyo ngibyo, ntabwo mbikeneye. Hari igihe disi umuntu yaba yarihebye, abantu benshi baragiye bamubwira amagambo meza ariko rimwe na rimwe bakanamuyamukira, akavuga ati ibyo bintu ntabwo ngiye nkeneye kongera no kubyumva. Burya amateka mabi twagiye duhura nayo mu rukundo akenshi nayo atuma tutaryoherwa n'urukundo rushya twiboneye. Ibandi riti rero rwose iyo uza kuba uri umugore wanjye ndagira ngo unyizere, ngenda naryama hasi urumva nkasoma ubutaka, aho ukandagira nkahasoma, kubera ko byaba ari amahirwe akomeye cyane ntigeze ngira mu buzima. Mabuja araseka cyane ati rwose ibintu urimo uravuga njyewe ntabwo nabyemera. Ibandi riti ngiye ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Umuntu w'ibandi nkanjye se nabona umugore mwiza nkawe sha ahantu ukandagiye ngiye nahaha kabizo. Atari kuriya mugabo sha ntabwo arazi ibintu bimutegereje kabisa biryoshye. Umugore mwiza nkawe akamupfusha ubusa, kuba ari kwitesha umugore mwiza nkawe w'agaciro ni igihwane kabisa. Umugore ati rero ngiye buriya nizeraga ko igihe gikemura ibintu kandi igihe kigenda gitanga ibyishimo, ariko kuri ngewe igihe ubu ngubu ahubwo kiri kumbabaza. Hari ibibazo burya bikemurwa n'igihe, ariko nanone ku mugore we aho kugira ngo igihe gikemura ibibazo ahubwo cyari kiri kugenda kimubabaza kurushaho. Ibandi riti noneho reka tubirebe, ariko ngewe nk'uko navuze ugiye kubisohokamo vuba aha ngaha uzishima. Umugore ati ntabwo byoroshye ibyo urimo uravuga, umenye kubera barimo barapanga ukuntu ngewe nzasenyera inyandiko za kampani kugira ngo bayitware kandi tunatandukane. Ese bizakemuka gute? Ibyo byose nibyo byagiye bituma umugore ashaka kwiyahura. Ibyo ngibyo nibyo bituma bashaka ko nsinya impapuro, namara kuzisinya kandi bakazibika kampani bakayigira iyabo, ubundi bakana hanze bakanyirukana bitera ibanda. Atari komane yanjye we ko numva noneho bagiye kurera, barakabije kabisa. Ariko urabizi shangeho mbwira icyo ushaka cyose nzakigukorera rwose, nzaguhereza serivisi yose, ariko bara natwe tubereke ko nyina wundi yabyara umuhungu. Ubwo nanjye kandi abanyanze ngo ndibandi nzabereke ko nyina wundi yabyara umukobwa. Mabuja ati rwose ndabizi, ndagushimiye cyane ahubwo ko wemeye kumfasha nta kindi. Naho amagambo meza yo n'abandi barayambwiye ariko barambabaje. Ibihe narabyizeye ariko ubu ngo biri kumbabaza, gusa we ngo ufitiye icyizere. Ni ugororo kandi mukuru utabona, ndetse n'umugabo we bagiye kure umunyamategeko. Atumva rero umunyamategeko, ese wiziye neza ko ibintu byose bitunganyira muri izo mpapuro tugiye gusinya? Umunyamategeko ati niko bimeze. Umugabo ati rero noneho umugore wawe namara gusinyiza impapuro uzahita uba nyiri kampani yose n'imitungo yayo yose ibyara inyungu. Mukuru utabona ati yego rwose urabibona sha, ubu ngubu mbese nicyategeye kuba abakire twenyine. Urahita kandi ushaka na gatanya na murumuna wanjye ubundi unyitwarire burundu, sibyo? Ibyishimo byakomeje kubasaga. Umugabo ati none munyamategeko, zaniza impapuro mbanze zisome neza mbere yuko tuzisinya. Nta muntu usinyira ibintu atabanje gusoma. Bakiri muri ibyo, umugore nuko yahingutse na diregiteri bandiwe batuye ibyo twavugaga byose ntabwo yaba yabyumvishe se. Utabona we yumva kubi n'akayaga bakumva.
umufasha we nuko rwose yamushakiye intebe, ibyo akora arabizi. Umugabo ati rwose umva ni byiza cyane sheri kugeza ahangaha, nari ngiye kuguhamagara pe kugira ngo uze usinye za mpapuro. Urati none izo mpapuro uri kumbwira zo gusinya ni impapuro nyabaki bimeze gute ibyazo? Kandi byose arabizi we n'umunyamategeko we, umunyamategeko w'umwizerwa. Umugabo ati ni business z'ubucuruzi tugira ngo usinyire, ni ubucuruzi tugiye gukora kuri kampani yacu kugira ngo amafaranga menshi cyane akomeze yinjiremo. Ese barabyibuka arabyo nagiye nkubwira tuzakora? Umugore ati ni kwemeze rwose switi nanjye ndabyibuka, ariko mbere yuko dusinya diregiteri wanjye agomba kubanza akabireba sibyo? Umugabo ati yewe switi ndumva atari byo, kandi byose ni agakino bakinnye umugabo. Ati si ngombwa kubireba, umunyamategeko yabirebye, icyo usabwa gusa ni ukubitangira uburenganzira ukabisinya. Ese ntabwo unyizera? Ariko niba utananyizera ufite umunyamategeko kandi uwo munyamategeko yahoze akuba iruhande, kandi na n'ubu ngubu akuri iruhande, ushatse wamubaza. Umugore ati none munyamategeko ngaho tubwire ese bimeze gute? Umunyamategeko ati rwose ntuhangayike mabuja, twebwe dukeneye uburenganzira gusa ko usinya, ubundi amafaranga akabikuzwa akagenda akajya gukora izo business umugabo wari kuvuga. Ubwenge bwari bwiza butaza kugirwa na bose. Umugore ati noneho uko mubishaka rwose ndabisinya. Umugore ati none murumuna wanjye reka ngo fashe nkwegereze impapuro usinye pe, ndabizi ko utabona bose ntawasomye, ariko abanyamategeko barabizi neza ko utarengeye umuntu ubana n'ubumuga, leta yaguhana kurushaho. Umugore ati ariko muretse none sheri ibi ngibi urumva ibintu tugiye gukora ariko bigomba kugendera, umugabo niwe ubanza agasinya umugore agakurikizaho, ugomba kubanza ukabisinyira ngiye nkabyemeza. Umugabo ati ibyo bintu nako numvagira ngo harimo agatego. Umugabo ati ntacyo reka mbisinye nta kibazo. Umugore ati nyine ni uko niko bimeze, niba urabisinyira abanza ubisinyire kuko niwe wabiteguye, none se ngenda sinyira ibintu byemeza wabiteguye atarabisinyira. Umugabo ati gusinya se reka mbisinye. Asinya adasomye. Umunyamategeko nanone akina ko ari kubeshya umugabo, bituma umugabo asinya. Ati rwose ngiye nabisinya umushinga ubu ngubu urateguye ngaho nabyemeze. Umugore ati ni gusinya se reka najye nkerekesha. Umunyamategeko ambeshye se ko najya kumurega nawe ko yahohoteye utabona. Nuko kandi yarasinye, batangira kwishima mukuru w'umugore ati mva bwa nyuma na nyuma ubu ngubu ntabwo ufite agatekerezo ku bintu usinyisha, barabizi wowe. Umunyamategeko ati ni kwemeza ahubwo ushobora kuba utabifiteho n'igitekerezo ku bintu bimaze gusinywa ahangaha. Baramuseka cyane ati wa munyamategeko we nawe uri ikigo pe, ibyo dusinyise ntabwo bizi, urimo uravuga ibikize, tugiye kuba abakire nawe ngo nguki. Umunyamategeko ati rero buri ibintu musinyiye zari impapuro za gatanya, munasinye ko kandi imitungo yose muyitanze igasubira kuri nyirayo, uyu nguyu murumuna w'uwo mugore muri kumwe. Wabyumvise se? Useka neza ko rusaseka nyuma murimo muraseka iki? Mwabisinyiye we kugira ngo byose bicungwe nawe kandi bitungwe nawe, kubera ubugome bwanyu mwagiye mubukorera. Barumirwa. Umugabo ati nguki ntabwo byashoboka kabisa. Ukuri umugore ati nanjye ntabwo nabyemera. Ni kwa umunyamategeko we watubereye indyarya, burya n'abanyamategeko ni indyarya. Umugore arahaguruka ati yego nyine ngiyewe namutumijeho kubera ko ari umunyamategeko w'umwizerwa, akamenya ko kandi umuntu agiye gusinyisha ari umuntu ubana n'umuga agomba kumurwanirira kuko ari umuntu utishoboye. Namubwiye buri byose, mubwira ko agomba kwigaragaza nk'aho ari umunyamategeko urya ruswa kugira ngo byose azabivumbura amenye ubugome bwanyu. Umugabo aregera ati ariko sheri koko ntabwo byashoboka, kadusubirane impapuro tuzishanyure. Umugore ati mvaho se ndeka, utanigiye se igihe cyose twatumaranye, warambuze sinakwishije muri kampani ishaka gushyira no mu nzu yanjye, icyo nzi nuko wanciye inyuma, mwanciye rwose, ariko ntabwo nigeze ntekereza ko wabikorana na mukuru wanjye akaba ari unsenyera. Umugore ati wose urimo uravuga ibiki, wabundi wabimenye ute ko ngiye nguca inyuma? Umugore ati mugabo wanjye rero wamaraga igihe kirekire utari mu rugo bituma mbitekerezaho, ubugabo rubeshya ngo uri mu kazi kandi uri kumbeshya. Kuva uwo munsi rero natangiye kugukeka, nashyize ibintu byose bifata amajwi mu biro kugira ngo bijye bifata amajwi yose y'ibintu bihavugirwa, maze nzayumve nzamenye ibihabera. Guhera kuri laptop ukoresha ikajya yumva byose muyikorera imbere. Numva neza ko mukuru wanjye ariwe mufatanya kunca inyuma. Umugore avuga agahinda ke. Umugabo ati ariko urukundo rwanjye koko wabitekerejeho neza, ubwo nta yandi majwi ukora kuba warumvishe, ntabwo ari ijwi ryanjye cyangwa irya mukuru wawe. Umugore ati ceceka se urimo urabeshya. Kuri uwo mugore ati ariko rwose muvandimwe urabizi ko ngiye ntigeze nkura n'umugabo wawe, nta nubwo yigeze nankoraho, uri kumbeshyira, ni gute ngiye nagusenyera? Umugore ati ceceka se nawe reka kwigira marayika, ndakuzi mwese uko muri babiri ni mwebwe, amajwi yanyu ndayazi kandi narayumvishe. Ni gute mwatinyuka kunca inyuma? Ni gute umuntu nk'uyu watinyuka gusenyera umuvandimwe wawe? Umugabo aragaruka ati ariko sheri koko
ntabwo rwose ibingibi wabinkorera abo wanyirukana gutya, ariko nakubwiye ngo winkoraho. Umva rata diregiteri bandi, bwira bano bantu bamva imbere. Ibandi ryegera imbere, atumva shangiwe nibye benshi, nakubise benshi, ndabiyamye muva imbere mabuja, cyangwa mbibe cyangwa makubite, twebwe tuzi no gukebesha abantu inzembewe. Umugore arakomeza aravuga ati rwose nimumva imbere cyangwa se mpamagare polisi ko muri kumuhotera. Diregiteri bandi ati mwamwumvishe se, muva ahangaha mwese se mugende. Umugabo ati wose uri murambwira ibiki? Ntabwo agomba kumbwira we, uriya ni umugore wanjye ngomba kubimubwira. Ati rwose sheri banza ubitekerezaho neza ndakwinginze. Umugore ati ngiye nta kintu mbitekerezaho, muva ahangaha mugende, ujyane n'uwo mukuru wanjye rwose umujyane pe, niwe wakunze kundusha. Umugore ati ariko murumuna wanjye wambabariye, urabizi ko turi amaraso amwe. Marajya ati ariko nakubwiye ngo nawe wikomeza kwigira marayika, kujya utabitekerejeho ko turi amaraso amwe mbere se, ngo ushake umugabo wawe ubundi dusangire kampani, ubundi njye nguha ku mafaranga ahubwo ukaza kunsenyera. Abagabo warababuze, hari aho abagabo batari. Ati ibi byose ugomba kuba warabitekerejeho kare mbere y'uko uhura n'umugabo wanjye ngo mujye mu by'urukundo no kunca inyuma. Ati rwose ntabwo ngiye nigeze ntekereza ko mwabinkorera, nta nubwo nawe wigeze umpa agaciro. Ari we sinkigukeneye, ari umugabo wanjye nawe sinkimukeneye. Mwese muvanga kandi ndabivuze, ariko ko mutagenda, ko ntumva imiyaga yanyu igenda ihuha mutambuka. Ngo kandi bagiye. Umugabo atangira kwibaza icyo agiye gukora, biramucanga kubera umurengwe we no guhemukira umuntu kandi bamwizeye no gupfusha ubusa icyizere yagiriwe. Ariko ureba kano gakuru, ntugapfushe ubusa icyizere umuntu yakugiriye. Umuntu akemera ko mubana, umuntu akemera ko musangira ibye, warangiza ukamwiryaho. Ati sha uri ikigoryi kabisa. Nyamara buryo wakwizeye akaguha ibyo byose ntabwo ari ubugoryi, ahubwo ari urukundo rwayimuteye. Ati rero rwose umunyamategeko ndashaka kugushimira cyane kubera buri byose wakoze ubinkorera. Iyo ataza kuba ari wowe ntabwo nzi icyumba narakoze, baba barankoreye byinshi bibi cyane kandi bakabigeraho. Ati nawe rwose diregiteri bandi ndakwinginze, fata ibifaranga umuhembe, fata sheke ahangaha iriho amafaranga menshi cyane umumpere. Nuko bamuhaye sheke umunyamategeko. Ati none ko mumpaye ibifaranga byinshi cyane se bimeze gute? Ntabwo mwibeshye mukandika nabi. Ati ngiye ntabwo nigeze mbona umunyamategeko w'umwizerwa cyane nkawe. Ibyo bifaranga byose nishimwe, igendere nawe wikirire. Umva nzakomeza ngukorere kandi ngukorere neza. Nuko kandi yigendeye. Diregiteri bandi aba diregiteri w'ukuri, batasha mfata bandi mfata pe. Umva rero Pablo, hari ikintu ushaka gusaba, ese wabishobora ukampobera? Tumva ashaka kumpobera nkaruhuka. Ibandi riti ngewe se reka nguhoberesha, ngewe se mpobera umugore mwiza kokora nkawe? Diregiteri mushya nuko yahobeye nyirabuja. Ati yego rata, ibyo uzansaba rwose byose nzabikora, ntabwo ushaka kuzasubira hahandi nagukuye, kandi warakoze cyane kumfasha ukankura mu bubandi ukangira diregiteri wawe. Umugore ati nanjye warakoze cyane kumfasha. Diregiteri ati none ubwo se urumva ngiye nabigushimira gute? Nawe nta kintu ufite cyo kunshimira, ngiye ntacyo nakoze. Babasha ati rero hari ikindi kintu ngiye nshaka gusaba. Ati none se n'igihe mbwira, ngiye rwose ndahangaha pe. Ati ubu ngubu ngiye kuva ahangaha mu gihugu njye kure, ndagira ngo kampani yanjye uzayiteho neza. Diregiteri ati ngo iki koko se ubu ngiye kuyobora kampani noneho? Yawe biranshimishije pe, ariko se ugiye kujya hehe? Diregiteri bandi arabaza. Ati ubu ngubu ngiye kujya kure hanze y'igihugu, ngiye kwibagisha amaso kandi hari icyizere ko ashobora kuzakira. Nizeye ko rwose buri kimwe kizagenda neza kuko abansuzumye barabimbwiye. Ibandi noneho ryaramuhobeye cyane ribyibwirije. Ati yewe umva unyihanganire pe, nanjye nta marangamutima y'ibyishimo yaramfashe, ndashaka ko wishima ukagubwa neza pe. Unyihanganire n'ukuri, nanjye nta marangamutima nta kindi, ariko nanone sha icyo uzakenera rwose pe nzakwitaho. Umva kampani yawe nzayitaho, uzantegeke pe. Umugore ati yego urakoze cyane. Ati ubu rero niba Imana ibishaka no kubagwa bikazagenda neza, nishimiye cyane kuzongera tugahura ngewe nawe, kandi hahandi wankirije niho tuzahurira, muri bya bitama bandi mwicaragamo niho nzagusanga. Icyo gihe ntawe uzanyiba kuko naho uzaba uhari. Uzandinda mu beza, uzandinda no mu mabi, uzandinda mu mabandi, undinde no mu bakire. Niko yemeze rwose, nzakurinda sha. Nzaba mpari uwo munsi uzataha pe, nzicara mu mabandi, nta bandi rizongera no kukwiba. Umugore turakoze cyane. Ubu rero noneho ntwara ngiye ku kibuga cy'indege. Ati niko bimeze tugende. Nuko bagiye kandi ariko abirase bo nabo bagiye guhiga ubuzima bwabo. Amezi yaratambutse, umugore yaragiye arabagwa aragaruka. Umunsi wo guhura warageze.
ibandi iragenda ryicarira ku ruzi. Umugore nuko yaje iby'inkoni byagiye hasi yarakize. Diregiteri ibandi atariko uyu munsi karo guhura ko ntamubona, nuko yaje kandi amutunguye. Pablo yabonye umugore yigenza ntiyabimenye, yarazi ko ategereje atabona. Ati se uyu muntu bimeze gutera? Umugore araza aricara aravuga ati Pablo bitese. Yumvishwa arariza ariko yareba akabona umuntu siwe, akabona amaso arakeye, akabona umuntu yagiye kuri taye byamaye. None se wowe uri mabuja se cyangwa? Niko uri mabuja koko urareba se cyangwa ntabwo ubona? Umugore araseka cyane ati yego niwe, ni manager wawe, narakizerega ubu ngubu ndareba neza. Ahubwo noneho nze buri kimwe kiri kujya mbere pe, ibintu byose biri kumbi ruhande soko byumva gusa ndi no kubiriba. Umugabo ati ngo kimana yanjye we ntago nabyizera. Yo we yambi ni wowe umva naragukumbuye cyane, ntabwo wakwimvisha ukuntu nishimye cyane kongera kukubona umeze neza, buri kimwe cyaragenze neza. Umugore ati yewe nanjye nuko bimeze byose byagenze neza. None se we byagenze neza? Ati agataho kandi ndagushimiye, ndishimye cyane ko nkubonye, nkabona ukuntu uri umusore mwiza ufite n'amaso meza, amaso atarimo buryarya nubwo wari ibandi. Nuko kandi urukundo rwari rwaratangiye kubazamo, bananiwe kuruhisha. Ati yewe ose ngo hakabizura ariko nakoreka, reka mbireke da utanyirukana. Ese byagenda gute ahubwo nkutumiye nkajya kukugurira amafaranga ya kampani yawe? Umugabo we rwose yajyanaga mu bandi bagore, reka we nkujyane pe. Umugore ati koko se icyo uri kuvuga ndiko cyumvasha, egera hino mbanze ngiye nkumara ubwoba, ngewe se kutanyirukana. Akira kabisa k'urukundo, naguhaye icyizere, naguhaye kampani yanjye n'amafaranga yanjye, akira n'umubiri wanjye. Icyizere ni byose mu rukundo. Mabuja ati yewe nyihanganire pe, nanjye ntabwo nari kubyihanganira kutaguha kabisa. Pablo ati yewe nanjye noneho si wowe umbwiye ngo umpaye umubiri wawe, reka nanjye nkongeze. Nuko kandi ibyishimo by'urukundo byatangiye. Ati guhera ubu ngubu nta n'umwe ugomba gusaba undi imbabazi zo kumugaragariza amarangamutima mufitiye. Ngenda gukunda cyane kuva cyagiye nabonye kuri umugore mwiza, kandi gushimiye cyane ko wanyizeye, na n'ubu kandi unyizere kubera ko wangize umugabo wishimye cyane kuri nosi, kandi nzakomeza nkwishimire, kandi kuba ndi kumwe nawe bizatuma nkomeza kuba umugabo wishimye. Umugore ati nanjye ndabizirika, ndabizi ko nanjye wabasha kungira umugore wishimye cyane kuri nosi, twese tuzishima. Ati ntago wabyumvisha, ntabwo wakwimvisha ukuntu ntegereje kuzabona umugabo mwiza nkawe, umugabo kandi usa neza nkawe. Ngo kandi basezeranye kuzabana ubuziraherezo, buri wese agakomeza kwita kundi no kumushimisha. Basezerana gufatanya bagatera imbere, n'abapfushije icyizere ubusa bagiriwe bagiye kuzerera. Nuko kandi bagiye gusohokana mu karesitora kugira ngo baze gutaha mu rugo. Reka tukubwire ngo icyizere wagiriwe n'umukunzi wawe ntabwo kugipfusha ubusa. Niba umuntu yaragukunze akaguha ibye, akaguha umubiri we, akaguha amarangamutima ye, akaguha igihe cye, akaguha imbaraga ze, nuko yakwizeye. Ntugatekereze ko kubera bigukoreye ari uko yarabuze uko agira, ntukabitesha agaciro kandi ahubwo nawe uzamuha agaciro, nibwo urukundo ruzarushaho kuryoha. Nanga kandi agakora uko urukundo karangiriye. Reka twibutse ko ingiyi ari Gira Ubuzima TV, umusobanuzi ni Gira Ubuzima Legend. Niba utarakana subscribe wabikora nonaha. Bye bye naho butaha, turabakunda cyane.